inshuti mukurikira iyi cano ni cano ubukire nyabwo TV hari ubukire nyabwo ni cano igamije kugira ngo ibatoze dutoze gukora kwiteza imbere mu byo dukora byose tukiteza imbere kugira ngo tugereho tuva naho tugera mwese aho muri kwisi turabashimiye ko mudukurikira abakoze subscribe murano gushimira ko ndeza kunguka byinshi bitandukanye dufite umutumirwa ni umukobwa mwiza witeje imbere yarakoze arakora n'ubu barakora wakwibaza arakora iki yatangiye gute ageze he igitekerezo cyaje gute aratangira twibwira witwa nde murakoze banyita Nida Giselle Iraguha ariko abantu bakunda kunyita Nida so nkaba nyine nkuko babivuze nkaba nyange nikorera nkaba ndi nkora mu bintu bya Made in Rwanda ibintu bya Kinyafrika nyine imyenda ya Kinyafrika mu jari zose abagabo abagore abana niki ariko urebye nibyo ngibyo nkora bya Made in Rwanda umuntu ashobora kutibaza igitekerezo cyaje gutira umwana w'umukobwa cyangwa uri umukobwa akenshi akogwa atinya kwikorera bakuba ngo nibyo abagabo nibitekerezo kunda kujya byaje gute kugira ngo utekereje kwikorera ubusanzwe kugira ngo igitekerezo cyaje kera actually nyitangira kurangiza segonderi natangiye kuvuga ni urabona yurangije segonderi tuvuga ngo reka nje kwa applying akazi nyine nje gusaka akazi mu makampani runaka niki igitekerezo cya mbere cyaje mvuga ni ndashaka kwikorera nyikirangiza segonderi ariko nyine sinabashije kuba nahita bijyamo gutyo direct ubwo biba ngombwa nyine ko naka kazi nkuko abandi bose bakaga akazi nizi ibintu by'amahoteli n'ubukerarugendo urumva nyine nari mfite amahirwe yo guhita tubona akazi kubw'amahirwe nyine mpita mwabona ariko nari nyifite igitekerezo cyo kuzikorera ubwo rero nyiri gukora nyikorera abantu nyine ubwo of course narakoraga utuntu tw'udusaving n'iki kugira ngo ndebe nyine ko nakikorera hanyuma ndangije ndavuga ni noneho kuva sivuze ngo namaze kuyagwiza menshi ndavuga ni kuva ko mfite kino gitekerezo cyo kuzikorera reka ndebe nicyo kintu nakora mu Rwanda nicyo kintu nakora mbanza nyine gukora market research nyine maza kubyigaho ndavuga ni business ariko nyine of course nagiye muri fashion kuko nayikundaga nubwo nizi ibintu by'ubukerarugendo n'amahoteli nabyo narabikundaga na n'ubu ndacyabikunda ariko passion yanjye yari muri fashion ubwo rero mitamvuga ni reka mbikore muri fashion gahoro ndacyari mushya ntago ndakamirikamo cyane mukanyira tubwire nde gihumaze ariko no dusangize urugendo rwawe rwo gutangira nyine gucuruza cyangwa kwikorera wari utangiye kubinoshamo kubivuga gatoya umaze gukora mu kazi ukavamo no dusangize urugendo kuntu yese utangira ukuntu nahise nangira mbere ya byose mazemo imyaka 3 muri fashion nibwo naritse akazi nari mfite ndavuga ni reka ngene nangira ibyanjye urumva nabivuyemo naretse gukorera abantu reka mbyite gutyo muri 2019 urumva hashize imyaka 3 maze imyaka 3 muri fashion wari kumaza ngo urugendo ko narukoze ni igitekerezo of course nagize icyo gitekerezo cyo kuba nakikorera ndangije niga market ndavuga ni cyo kintu mu Rwanda mbona kigenda buri wese ugomba nabanje kwiga market ndavuga ni iki kintu cyagenda ese abantu bari gukunda iki ariko none si ukuvuga ngo icyo abantu bari gukunda burese hari business nyinshi mu Rwanda ndetse no mu Rwanda gusa business iyo yose yagenda ariko nanone najyanishije kubyo nakundaga wenda ukirahangaha ku muntu dukurikiye umuntu ugiye gukora business wenda wamugenamo gukora ibyo yiyumvamo akunda cyangwa ibyo abandi bakunda wewe kucyo yesemo ibyo ukunda kandi hari abandi byandi bakunda ikintu navuga ngaho kuko wenda uyu munsi ino interview nabanje kugerageza ibintu byinshi nakuye ngo nyirangiza segonderi nari mfite numvaga nshaka kuzikorera pe urumva ariko nagerageje nka business 3 iyi turi kuri fashion ariko nabanje kugerageza 3 kugira ngo nsubize icyo kibazo cyawe ese umuntu yakora ibyo akunda cyangwa n'ibyo abantu bakunda ikintu cya byose kinatumye nguma muri no fashion noneho izo zine nakoze nago zarastinze icyo gihe kinini ariko nandi kuzese yango ndebe izo zo nago nani mfite passion cyane muri zo nabonaga zirimo amafaranga ndavuga izabona amafaranga ariko ndabona abantu bari kubikuna none biri ku isoko nuko ndabyigerageza mbona nago birimo biracamo ndadropinga ndabyihorera nizira muri fashion ariko nabona fashion noneho ndumva nyikunze ndayishimiye ibintu bimeze neza pe ndimo ndabikunda kubwo icyo navuga kugira ngo usubize ikibazo cyawe ni byiza ukoze business wowe ufitiyemo passion ufitemo ukunda wishimiye kuko ikiza cyabyo ahantu zabyungukira no kuvuga ngo numara niyo ugeze imbere mu minsi iri imbere wenda reka bone mvuge umwaka ushize imyaka 2 urabizi iyo ufungura business hari imbogamizi nyinshi uhura nazo iyo ukubitanye nazo
uzi ko ibintu utabikunda na paso ufite washaka amafaranga ugasanga n'uyabonye witubireka ukigendera ariko iyo uzi kubikunda uremera ugakubitwa ukahura n'imbogamizi nyine urumva ugahura n'ingorane zikomeye ariko uravuga ati reka nkomeze mpushinge nkomeze nsukume nkomeze ngeze imbere kuko ndabikunda nk'urugero umwenda bashaka ngo utawugura ndetse we n'umwenda bashaka kutawugura n'iki ukavuga ati kuba imwe batawuguze nawe bikarangira wiyambare kweki nawe urawukunze n'ikintu ukunze ndakeka ni izihe mbogamizi cyangwa imitego bayo wagiye uhana zo mu gutangira business yawe cyangwa wagiye uhana zo mu rugendo rwawe rw'ubucuruzi imbogamizi ni nyinshi sinanjye njyenyine buri wese ukora business ahura n'imbogamizi nyinshi ariko njyewe ku giti cyanjye imbogamizi nahuye nazo nizo ubushobozi ubushobozi budahagije urumva natangiye no gutangira gahoro gahoro ngo mvuge ngo natangiye nyanga ariko nyine ubushobozi kurumva nimba utangiye ugomba kwaguka none hari aho nageraga ngumva nashaka kwaguka bashaka niki bitewe nuko nabakire barimo barakubaza nidagira iki nidakora iki gutya na gutya none ugasanga ubushobozi bubaye buke niyo mbogamizi the biggest challenge nahuye nayo iyindi niyo usa navuga gute iyindi niyo wenda ubushobozi kwa tisa n'amafaranga n'ibiki na materiel kuko urumva nimba ndi muri fashion nagari fashion gusa imyenda no kudoda iki guhura n'imbogamizi yo kuvuga wenda nimba nkundoda guhura n'abatayeri wenda urashakisha abatayeri bari professionnel bakora ibintu neza urumva kugira ngo mubone araguhenda kugira ngo muzane iyo ni biggest challenges niyo mbogamizi ikomeye nahuye nayo kandi nanjye urumva kuko nari mfite target nako n'ubu ndacyayifite mvuga ngo ndashaka kabakiriya banje babone ibintu biri quality ndashaka abatari bameze gute bahenze nyine urumva birasaba amafaranga budget iri hejuru urumva iyo ari biggest challenge ariko nyine nayihandorinze neza ndayikemura neza sorry kuvanga indimi nabigerageje kubikemura neza ikindi ama materiel hari nk'umukiriya ngira akaza akavuga ati nzanira materiel umva like amatise ameze ukuntu wakikubita ku isoko wagenda hehe na hehe simvuze wenda ko kadahari turafite mu Rwanda imahari ariko hari yumba kubaza nk'urugero nka le hari n'urugero nanzi iyo ni just typical example nka le imeze ukuntu wayimuzana akavuga ati iyi le nagara ndashaka re akagenda kuzanira yindi wenda kwe no mu bihugu nazi byari byakati ha mu Rwanda muri ifite urugo rwa rugero ariko yindi mbogamizi ya mbere ubushobozi budahagije ikindi nyine abakozi bari ku rwego rwo hejuru urumva bigomba kubahemba amafaranga afatika menshi ikindi materiel ikindi nanone yindi mbogamizi iri kwa rusange ni yuko nyine abantu benshi n'abanyarwanda turiyumvamo made in Rwanda cyane nyine baravuga ko iby'abanyamahanga ni iki ariko iyo turayihanduringa turageze bana bareka ko ngo bihenda ngo birahenze ni iki iyo nayo nayita imbogamizi kuko nabyo ugerageza kumva ati ni ibyacu reka tubyambare bakumva ko gusa birahenze gutya ariko nana yanabaza ese kigura ngayo ushobora no kuba yagitinye kuriya ukabona n'abanyamahanga babigura ariko yanakibaza agatabona kugeza uyu munsi nibihe umaze kugeraho wenda mu rugendo rw'ubucuruzi bwawe ibintu umaje kugira muri iyo myaka 3 sinavuga ngo nabyo ariko urabona nyine sekaniye kwitwaza covid ariko na covid yarahise bijyamo urumva n'ingamba goals intego nari nashyize imbere urumva zaba affected bura nabyo byakabaye bimfasha ni nateganyije iki none nakigezeho urumva covid nyine nayo yahise ituma imbagamizanye ziba derange mu kuntu ariko itaranaza wenda no kuri umunota mbashije nibeshejeho nibeshejeho kwera akazi nyine urumva ndakora mbashije kwishyura aho nkorera mbashije kwishyura aho mba mbashije bezuwe zanjye za famille inshuti ndacyari muri iyo ka ntago ndavuga ngo nguzi ibibanza ngo nguza amamodoka nguzi iki nabyo bizaza kuko ni goals umuntu settinga ariko sofa aho bigeze mbashije kugira se nabyita gute sinzi ukuntu abita ariko ndumva uri kubyumva abadukurikiye barabyumva icyo nari navuze cyane ufite uko watangiye hari urwego wari uriho uyu munsi hari urwego wari uriho ariko urwego umaze kugeraho uyu munsi wenda ushaka watangiye uri umwe umunsi ukavuga ati mfite abakozi 5 cyangwa 10 natangije igishoro wenda kingana uko ariko uyu munsi ibintu mfite agaciro kabyo wenda ujyanyeje nuko nguko ukavuga ati raho ndimo nderekeze yego okay icyo kibazo ni cyiza utumye mbitekereza wa mugani so natangiye mfite utuntu duke ntabwo natangiye mfite ibintu byinshi noneho ubwo no mu kugeraho ni kwaguka
kwaguka noneho natanye mfite abakozi bakeya batatu barazamuka bagera muri 4 5 wenda uretse ko niyo covid uko nabivuze nyine harimo wenda babaye bahagaze kubera imirimo ariko nabo mba considera ko mbafite nabo ndabafite ubwo nyine ibintu byongera kugenda neza byabaye mu gihugu cyose nyine ahantu hose abakozi bamwe baragabanutse ariko ndabafite ubwo no muri uko kwaguka nabo nyine nagukanye nabo n'ahandi hantu hanini mbasha no kugura n'izindi mashini nifite nk'imashini 3 mbasha kugura izirenze izo 5 mpemu no kugera mu 10 urumva ni nabyo no kwaguka kwa rukwagura kwa business reka mu magambo make navuga ko nukwaguka kwa business nagiye naguka biri andetaye ariko business agiye yaguka nize ndagaciro ndugenderaho muri business ya ndagaciro wowe ubwawe uvuga ati iki kintu gituma hari aho ngera indangaciro ya mbere nkuko nabikubwiye byo natangiye niga urabona hoteli na bucyagendo hari bisha hospitality cyane nigiyemo okay hari indangaciro zigomba kukuranga ariko ukajya nibyo wize hane nawe ukabyiga ukabivanamo gukora akazi kanoze nimba unakoze ibintu si kuvuga ngo nje kubyapurenga hano mu kazi kanje ko nkura nanjye naranabitojwe naho nakoze abo nakoranye nabo niki kora akazi kanoze tanga service nziza tanga service inoze ikindi ubunyangamugayo mukiriya naze ngakubwire ngo se nguzaza kwifata ryari no munsi nimba umuhaye umunsi runaka za kwifatira nuwo nimba akubwiye ngo material koresha iyi niyi nimba yakubwiye nyine izo information wamuhaye zikurikize zubahe indi ntagacyo navuga ni ibintu biri quality nanjye ngo ibintu biri quality biri perfect simba nshaka gufaking ibintu urabona mu fashion na ibintu byinshi nyine nimba akubwiye ngo dodi cyangwa se muhereza iki kora ikintu gifite finishing nziza nicyo kintu nabonye abakiriya bakunda so no kukibona nanjye nyikoze numva binejeje so urumva quality ibintu bifite quality binoze bitapfubapfubye ikindi ubunyangamugayo ikindi kwigirira n'ikizere by the way nawe ni ntagaciro umva ko nashobora nimba reba nk'ubu ngubu ndi hano kuri interview urumva ntigire ikizere nyine dore mbagezeho urumva n'ibindi bizaza uri kumva kindi ibindi bunyangamugayo navuga ni ubuhera ubuse gukora cyane nabyita bunyangamugayo nako indangaciro like you never give up hari ibintu byinshi nge namura nabyo ariko ndavuga ni oya kamubaya nanjye ndakigeraho kiriya reka nkomeze pushing uyu munsi ndi gutya ariko ejo nzaba nabaye ikindi kintu ubwo rero urumva nabyo biramfasha muri minsi abayobozi b'ibihugu basinye amasezerano y'isoko ya Afrika y'abanyafrika muri rusange mwebwe n'abacuruzi b'abanyarwanda muri rusange mubona muzakura iki cyangwa mubivugaho iki ni amahirwe nekereza akomeye ku isoko ku banyarwanda ibyo ni amahirwe menshi akomeye kubera ko avantage yabyo ikiza cyabyo kibirimo cyane nk'ibi reka tuvuge bena muri fashion reka ngomaze nerekeze muri kariyeri ndimo urabona nimba wenda tugiye muri Kenya cyangwa tukajya mu bindi bihugu muri ibyacu Uganda Kongo bana baturanye meme nakure bikumva ubasha kubona nk'abacuruzi reka nkire muri rusange nimba ubonye amahirwe yo kuba wajya ku expose ikintu hanze nago ngo expose umwenda ushobora no kujya ku expose na produit zindi ufite uzagira amahirwe yo kubanza kuyiga karica yawe se bo bafite iki ndabigiraho iki ngiye bano bantu mbigiyeho iki ko mageze noneho uretse no kuvuga ngo bigiyeho iki se bo bakora ibintu gute nakekano nakiga kuri kino gihugu kunabonye kuno babikora nanjye kaza mfasha mu gihugu cyacu kugira ngo nanjye nk'umucuruzi uri mu Rwanda bashe kugira akantu nyine aka innovation mu byo nkora ikindi natwe rego ubwacu tumurika ibyacu nabo barabimenya uko ushaka kuvuga mu Nyarwanda bimeze gutya mu Rwanda bafite ibi gutya na gutya so numva avantage cyane ari ukwiga ibyo bakora natwe tukabigiraho kandi tukabasha no kumurika n'ibyacu tukabasha kubiba ibyacu bikajya ku isoko ikindi no kwiga we learn no kwiga ukiga kuko akanyine katagurutse ntabwo kamenye iyo bwize sibyo uru rubyiruko witeje imbere urimo gutera imbere ufite abakozi batari bakeya ufite machine ufite uruganda ufite n'inzozi zikomeye zo gutera imbere nizihe nama wagiye cyane urubyiruko wenda ruvuga ngo nakazi gahari ruvuga ati imikorere yanze nta gishoro babigenze gute kugira ngo nabo bagire icyo bakora batinyuke ahubwo ngiye nsigaye mbona abantu bose baranatinyutse mwese uko mubibona ntago mubibona nsigaye mbona urubyiruko nimba ari uko twabyumvisha ahantu hose ariko inama nabagira wenda reka tuvuge ko wenda abenshi barahagurutse basigaye bikorera noneho cyane ko covid yanaje abantu bose bafashaka icyo gukora nawe ndi bafite excuse barahagurutse bati nibyo nakora ndabikorera mu rugo ariko mbikore bishyira online so inama nagira urubyiruko wenda wowe uraho ukidutaduta ko se muri kuvuga kuko wenda mufite mwari mufite twa support nako kazi wowe ugafite ura saving ukora dukiye none nge nako mfite cyangwa se nagukirangiza
icyiza na secondaire nko nakubwiye njye nese jumping ajya mu kazi ariko wenda wowe uri aho ngaho uri kunyumva ushobora kuvuga ati none se kangiye kujya gukora ngo witangira kwa applying akazi reka mite nikorera nego itankora izo step nguraje kwigangiye kwa applying akazi bankize muri office ndasevinze oya inama nakugira icyambere nta kintu kidashoboka nta kintu kidashoboka nta kintu cyose utagitekereje nta kintu kidashoboka ahantu uri ubyumve ko ikintu cyose wagambire mu mutwe ukagiraho umutima wawe ukavuga ati iki kintu ndagikora kamumbaye nta kidashoboka ariko ikintu wakora banza bigire ku bandi ese niba nshaka gukora iki abandi bo babimeze gutya na gutya babitangiye gute begere ubavugisha bimeze bite nimba runaka let's say reka ne gutanga ingero za fashion icyo ushaka sinzi icyo ushaka aho uri kunyumva uri urubyiruka ahantu uri ariko icyo ushaka reba icyo numva uri interesse muri cyo ureba ngo abandi babikoze bo babikoze gute ukore n'urugendo shuri urugendo babaze bite mwabigenze gute muhora n'izembogamizi gutya na gutya se bigenda gute natangira gutya nangahe ushobora guhura n'umuntu watangije miliyoni zingahe 10 cyangwa 30 cyangwa 100 ugahura n'uwatangije 100 so ni wiri miti wowe banza ukora urugendo shuri banza umenye ngo ibi bintu babikora gute ese wabitangiye izembogamizi ubanze wihe map neza uvuge ngo bimeze gutya na gutya ubundi bitangire erega ufite n'umushinga yewe n'inshuti n'abavandimwe bana gusupportinga njya mbibona harimo kubana sibyo bavuga ati unaka gashinga mfite tunashaka kutugerageza bimeze bite na gutya bakakubaza ibibazo ese wabibonye bimeze gute ese wabonye ahantu location produit wazigura hewe urumva ufite amakuru ahagije impamvu bamwe n'abastake mukananirwa gutera witamo bipfumura hari ugiye no kubwira umuntu n'umushinga ugasanga arakubaje nese wabikorera hehe ngo ukabagura umubwiye we na Nyabugogo rwese Nyabugogo hari n'ibyo hakorerwa ukamubwiye ahantu hatari na clientele ugasanga ibyo bintu byawe ugiye gushyirayo byanapfa we ariko bimubwiye ibintu bizima bisobanutse ukabona ko wakoze research trust me umuntu yagufasha ariko n'uzitsimbara ngo kugufasha nawe uzaba ufite ducyuheraho nibiki wenda n'umuryango wa gusupporting ikindi kintu of course ukanegera nimba utangiye wenda nta n'utuntu ufite hari n'ibigo bitanga inguzanyo ibyo byandi mu banki hari inguzanyo PDF urumva byose baragenda bafasha abantu bakabagusupportinga n'amashyira hamwe amasosiyete bivuze ngo genda binyuzemo byose ariko level uriho yari yo yose yinjiremo kubita ko na runaka uvuge ngo iki nimba cyanze ndatrangira hano iki nimba cyanze ndakoresha hano gutya na gutya ubundi uhaguruke umva nakiza nko kwikorera ni byiza nabandi no gukorera nabandi nabyo ni byiza ariko kwikorera ni byiza kandi biranafungura yego tugana ku musozo wenda kazo kanyuma ni izihe nyungu ubona ziri mu isoko ryo mu Rwanda amahirwe yo y'abantu bikorera banaraya kurikije ukuntu mukora nyine urebye aho dukorera igihugu cyacu uko giha amahirwe abantu bikorera ibigo bitandukanye amahirwe arimo nayahe aho ho nahita mvuga wenda muri Made in Rwanda iri supported cyane na leta siyo yonyine ariko iri promoted kubera ko impamvu u Rwanda leta iri investisamo cyane bakabagushyiraho nayo ma expo kujya mu muri kibyamu mukaba mwana twemvita dore nahanga hana ba invited naje kumurika ibyo nkora ukaba n'imisoro bakagera kuri Made in Rwanda kuvuga ibyanjye sindi kuvuga mu bucuruzi bwa Angenal sinzi ko nabandi babigenza ariko Made in Rwanda yo barayifata bakabagabanya imisoro ibwende nimugiye no kurangura ikintu nakanyene kuko nyine ni Made in Rwanda nyine biri ikintu cyose kiri gusupportinga kugira ngo umuco w'u Rwanda ugaragare wegere hejuru ubwo rero ni ibyo kindi wenda navuze muri Made in Rwanda wenda ngerageje gutekereza mu zindi company yindi nyungu nuko hari n'ama special training batanga mukaba mwakatendinga inama runaka uyu umucuruzi ushobora no kwaka inguzanyo bikaba easy kuko bafite aho bagusanga nibyo ufite ikindi umva hari ibintu byinshi bagenda basettinga u Rwanda nyamona hari ibintu byinshi bagenda bashyiraho ingamba basettinga nyine bitera amahirwe ku buryo batumira abantu bose batandukanye simwe nguzi uri muri Made in Rwanda ku buryo uza ukaba wafata izo nyigisho ayo mahugurwa ari special ibintu bikagenda neza reka hari ibindi nawe uyimbwire numvireho urakoze cyane nawe mutumirwa buriya nekereza ko abantu bumvisha byinshi yego u Rwanda rufite amahirwe menshi ruha abacuruzi amashyira hamwe kwishana ngo akaba bajya mu mashyamba ngo babahone inguzanyo mugatekereza ikiro mangije kwiga mukamwa kuza ibitekerezo ni ikintu gikomeye cyane kare mu inkunga zitandukanye reka ngushimire rero murakoze cyane ku bantu bari kunyumva natangiye nibagiye kubabwira aho nkorera muri MIC nkora ibintu bya Made in Rwanda ibintu
amakwe turayambika ya bintu y'amakompre nyine y'abagabo bimwe byiza biri classique yabo ku byose turabivanga byose amatise ibitenge byose turabivanga ariko nyine classique ibintu biri classique ikindi nkora muri Mike kuri floor ya 2 umuryango wa 19 nimero zawe nimero ni 078 35 92 058 nazisubiramo ni 078 65 92 058 dukora muri Mike umuryango no floor ya 2 etage ya 2 umuryango wa 19 turi kuri Instagram turi kuri Facebook hano se mwadishaka Nipe Designs company yitwa Nipe Designs Nipe ivuga Nipe Iswahili give me Nipe Design uzana design cyane tukayiguha Nipe Design kandi karibu tuzishimane tubabona muze tubambike bishyuhe asante sana urakoze cyane merci boss urakoze cyane turabashimiye inshuti mukurikira ino channel ubukire nyabwo twifuza ko mukira mukagira aho mugera mukomeze kugira byiza kandi ino video yisangiza abandi murakoze cyane